nsutse imbere y'Uwiteka amaganya yo mu mutima wanjye. Dusimbukire kuri 20. Igihe gisohoye, vuga ngo haleluya, kijya gisohora, Hana asama inda, bukeye abyara umwana w'umuhungu, amwita Samweli, ati kuko namusabye Uwiteka. Vuga ngo haleluya, kuko namusabye Uwiteka. Mfasha tujye mu gitabo cy'Imigani, Imigani ibice 13. Imigani ibice 13. Ngiye gusoma umurongo wa 22. Haravuga ngo umuntu mwiza, reka jya nshyireho ngo umugore mwiza asiga umwandu uzagera ku buzukuru be. Vuga ngo haleluya. Umugore mwiza nutekereza guharanira kuzasiga umwandu uzagera no ku buzukuru be. Vuga ngo Imana ishimwe. Hana ntaranasobanura byinshi, uyu munsi turimo turamuvuga. Penina ntabwo twakamuvuze, tumuvuga ariko tuvuze Hana. Yarabyaye abana bangaha, abyara abakobwa, aruzuza igipangu, ariko nta mwana we nume tuzi izina. Ariko uyu munsi dufite igitabo cya Samweli. Icyo Hana yabyaye cyasize amateka. Ntabwo yapfuye, ntiyabyaye benshi cyane yego, ariko we yabyaye avuye mu bise amuhawe n'Imana, n'uyu munsi aracyavugwa. Ariko wa Penina nta nubwo tuzi ngo yitwaga nde. Hari izina ry'umwe muzi? Habe n'akazina kandi ntabwo tuzi ngo n'abakobwa n'abahungu. Bibiliya iravuga ngo umva kugira umumaro. Numvaga navuga iki gitondo umumaro, iyo ni ijambo rinini cyane, sibyo? Hari ukugira umumaro mu buryo bumwe, bamaze kubuvuga simbusubiramo. Ukoresha amaboko yawe, amen. Ukoresha utunga urugo rwawe, utari muri ba mpampa, nawe ufite icyo utanga, ukontribuwa mu kubaka urugo rwawe. Abana nawe bakureba bafite icyo bakubaza, umutware yagira ati hari icyo wamfasha, ibyo biraryoshye, amen. Aho bavuze ku isuku y'umugore, bavuze n'ibindi byose. Ndashaka none kuvuga umugore uzi kurunguruka, akarenza amaso 2018 na 19, agafotora 2020, akarenza imyaka muri 2020, akageza atakiriho, ikizaba gikorwa adahari. Ibyo rero birashoboka cyane. Kubera iki? Twebwe mwibuke ko turi igitsina gore, dutanga ubuzima. Turabyara, ariko ntabwo tubyara abo turi bwiciraho. Turabyara bazabyara, bakabyara. Haleluya. Hari generasiyo, hari urubyaro rugukomotseho wowe udashaka ko ruzaragwa ibivuye hejuru kuri wowe, sibyo? Biterwa ni nawe ukomoka. Ariko nkanjye ngewe nka Julienne mba mvuga ngo niba ndurubyaro rugomba guhindura amateka, nuko karande zimwe zitagomba kuntambuka ngo zigere ku rubyaro. Aho rero ugiye kugira umumaro nyawo, kwimira ibiva mu bisekuruza n'ibisekuruza. Nimugoroba barasomye icyanditswe mu maganya ya Yeremiya, kiravuga ngo ba data n'abasogokuru bakoze ibyaha, ngo none nitwe twikoreye ibyabo. Ibyo abasekuruza naho ukomoka bakoze bigomba kugarukira kuri wowe, kuko biravuga ngo iyo uje muri Kristo Yesu ubaye icyaremwe gihe. Ibya kera biba bishize, ngo dore byose bibaye bishya. Umumaro nshaka kubabwira abagore nuko dutekereza ku rubyaro rurimo rudukomokaho.
ntiwemere ko mu rukiryi rwawe mu nda yawe hazavamo uzaragwa ibyo nawe wabonye niba ari bibi. Bibiliya iravuze ngo umuntu mwiza nusiga umwandu uzagera ukagenda ukarenga ukagera ku buzukuru n'ubuvivi utagihari, ariko ibyo wakoze bivuga. Yo Uwiteka ahabwa icyubahiro. Udahari ariko uri muraharanira gusiga ubuzima mu bubyaye, kuko ibyo ubahaye nabo bazabiha abandi, nabo bazabiha abandi, n'abandi babiha abandi. Ni ibintu bizakomeza. Uyu mudamu yisanze mu mibereho, Hana yisanze mu mibereho ikomeye ku gitsina gore icyo ari cyo cyose. Afite mukeba, umugabo wabo yitwaga Elukana. Mukeba we buri uko ngo abyutse mu gitondo akamujomba, akamukomeretsa mu mutima, akamubabaza. Basi yagira ngo arateka agakoma, mukeba akaza ati ariko Hana we ubusa urateka igikoma kiki ko ari nka batwebwe inda zabyaye nizo zinywa agakoma? Ako kara ni igikwasize n'urushinge. Nk'umugore ubyumviramo, akamusanga Hana arimo arakubura, arimo arakora imirimo, ngo ese urakora isuku y'iki? Nkatwe dufite abana banduza, ni twebwe twakagize dute twagakoze isuku. Hana karira atari koma, akamusanga nijoro ati ako n'agatoki washyizemo akaboga n'indubiriye. Ayiwe ukagira ngo wese umuntu. Peni na zonga umugore sha aramuzengereza. Iminsi ya mbere yihagararaho Hana, agakomeza ku gishiro ngo agatamba ibitambo. Hana yihagararaho, ariko umugore azonga undi. Hana yakwigurira kenda y'abakibe akiberwa yireba, Peni akabaraje ubusurambara ngo Elukana kubone. Arareba cyawe ubyibushe ubyaye batanu. Uzi impamvu mwimyoza nuko karyana nawe karakuriye uko. Birababaza, ndabeshya, biraryana. Hana biramuzonga. Hayo Hana arashira, Hana yiwe abura hashima. Yo agenda n'igikomere, agenda n'igisebe, arababara. Hana aza no gusobanukirwa ko ntabwo ibye bisobanutse, kuko ntabwo ari ubugumba busanzwe, ngo n'Imana yagize gute yamuzibye inda. Hana yabagira gutya, Penina akaba aratungutse. Hana yatsaha Penina akamuzonga. Ndashaka mbereke ba mama, ubuzima urimo uyu munsi ntukemere ko buguhuma amaso, kuko nta mibereho utavamo, nta kuzimu cyane Imana itagukura, nta burwayi bubi buhari Yesu atakiza, nta marira ahari. Iyo yari muba wumva ari wowe ubabaye cyane kubera ibyo umutwara gukora, ariko buri umwe wese agira ke, agira igikwasi cye. Rero nta marira ahari Data ataguhanagura. Ndatera inkunga umugore uri hano, utemera ko inzozi zawe zipfa kubera ubuzima urimo uracamo. Ntiwemere kubivaho ngo reka nemere nkomeze mbingumba, none se nzageza ku ba Penina se? Ntabwo turi muri competition yo kubyara. Komeza urenze amaso imibereho urimo. Mu ijuru hari Imana ishobora gutuma Samweli agira umumaro urusha uwabo Penina yabyaye bose. Yo haleluya. Hana arajombwa, narivuze ngo baramujomba iburyo n'ibumoso mu mutwe ahantu hose. Ikibinyereka niki? Bibiliya yavuze ngo yageze ahantu ajya kunywa amazi akanga kumanuka. Hana yajya kurya ikiryo, ikirayi kikanga kumanuka. Agahinda kari kenshi ku buryo amera nk'urwaye ikibyimba gihagama mu muhogo. Wari wagira aho gahinda? Ariko nkunda ibintu byinshi kuri Hana. Hana nzamuvuga kugeza ubwo nzava mu isi.
hananyigisha ibintu, hanaransaza. Hari abagore muri Bibiliya mvuga ni niba barabishoboye Julienne ntakizanyicaza hasi. Bari Hana se yarakoze mu mabuye, nta maraso yarafite nk'ayanjye, nta mutima yarafite se. Niki cyatumye arenga ibibazo arimo aracamo? Niki cyatumye arenga ko gahinda gatuma ubundi yubabaye cyane ntabwo ibiryo byakunanira, urarira cyane ariko mana ibi ni igiko, ukarira warangiza ugahamagara mu gikari zana gakoma. Nukuri tubivuganeho neza, turi abagore turaziranye. Agahinda kakubujije kurya, ninde utarira, ninde utarize? Nahaguruke kurira mana we, ariko mana ibi ntabwo no mana sinkibishoboye. Ukajya kwicara muri salo ukabaza umwana Patrick ibijumba byahiye, umva yabizana ukabikubita, ubikubita wihanagura, mereza no kurako tutwo tuzi. Kandi hano aracyamanuka, ariko mana nukuri shanzanira n'udushyimba. Mana nukuri rwose, ujye ureba akakababaro mana, ujye ukareba uwo mwembe urahiye unzanire. Abagore dufite impano yo kurya, Imana ibishimirwa. Iyo ni impano internationale, nukuri Imana ngo ayicyubahiro kubera inda. Niboneye umugore n'ubu yabaye inshuti yanjye, afite akana gato kitwa Richard, twamenyaniye mu cyumba aho dutegereje kubyara twese. Nabyaraga uburiza imfura, mama Richard naramukunze, abandi simbibuka, ariko we yankozeho. Igise cyaramukubise, byari bitarankubita, byari bitaraza neza. Urumva yari ubwa mbere nta na kimwe ubuzi, kandi nari umukozi w'Imana. Nkumva ko genda bugereyo nkahita mbwira muganga ntimbare gatatu, mbare rimwe kabiri gatatu nk'ayo umwana wanjye, kuko ninjiye n'amakonfidensi menshi cyane. Nsanga aho dutegerereje bamwe barimo barabyina, hariho nasanze ku kibambasa kirya inzara, hariho nasanze avuga ati mama we, ndavuga nari gusa aba bari mu biki, umva mbatisha amaso n'ubu barikora ibiki. Nariko Imana yanzanye kuko ndi umukozi w'Imana kugira ngo mbatere inkunga. Kuki munseka mwabaye muretse gato mukumva? Ndagenda mpera kuwa mbere ndamubwira nikomera, yari ku kibambasa agiye kucyurira, agiye kwirya amenyo. Nituza mu ijuru hari Imana. Arandeba ndeka mukanyura busara nawe, ntuyu ntabwo ari mu mwuka. Njya kuwa kabiri nsanga n'abari marabyina, uranyumva? Ndamubwira nti umva komera, Imana iri kumwe nawe. Yarankubise ati ndekura. Ndavuga ni uyu nawe afite abazimu, nshaka undi. Noneho ngiye kubona mama Richard we mbona aratandukanye, buri umwe wese yavugaga ibye. We kiragira ati mama yavuye muri Kongo, yavuga Igiswahili, mama mimi nakufa. Arangije mukanyavuga ati mumbarize hari ibiryo. Ndavuga n'uyu noneho uyu we international, ngira ngo umva bamuhaye ubugari bushyushye, agira vuba kocho kiraje we akubita mu isosi, nakufa. Akiririma ngo nakufa, umuntu hari agakobwa kari karokaza kubifata, subiza hasi ntabwo ndarangiza. Nakunze mama Richard, subiza hasi kimure kuyate, mama wahiza amakasenda kenshi, mama kiragaruka arongera. Nuko twakundanye, tumaze kubyara nsanga batujyanye ahantu hamwe. Ndamubwira buriya bugari wabushyiraga, ati nashakaga imbaraga.
mukanya rero nanjye biraza ubanza ariko byaje cyane ariko bara ntago byabariye kandi igihe byagiye kuza neza babandi bari kubibambasi bagiye barimo barasohokana n'utwana baduteruye basohoka bambonye bati pastor nawe se umuforomokazi abaraje ati watubwira amazina yawe tukuzuza fishi ni ntazina bampaye bibagiye kunyita izina nashatse uko nitwa nyoberwa izina ndatekereza ntiharya nitwa nde nayobewe izina nyoberwa izina abo bamaze kwinjira bati uyobewe izina naba natwe twari ibibambaza ariko wowe uranywa ndimo ndavuga ku mpano twahawe iyo kurya Hana byamunaniye yageze aho noneho na ya mpano iranga akitekera agatoki ntafite umwana atuma ntafite uwabwira akarwana no kugira ngo arye yajya gushyiramo bikagira gute bikanga peni namugeza haneza n'agahinda niko ku musozi bagira gute bamuvuga niko abavuga ngo yagize ibiki amagambo amumereye nabi ariko nkunda ubutwari bwa Hana mbwira ukwegereye ngo uzabe intwari mu buzima reka mbereke ibintu binkoraho ndahita nihuta mvuga ibintu bitatu sibyo ikintu cya mbere mbonaho ubutwari bwa Hana nuko no mu kababaro no mu marira no mu kubura imbaraga zirya ntiyabuze imbaraga zisenga yobu zamura icyubahiro cy'Imana yananiwe byose amarira mu bana menshi ariko asigarana icyangombwa ayiwe mama mukobwa uraha nunkurikiye wese muri ibyo byose bijomba biva iburyo ibumoso hasi no hejuru bizagutware apeti bigutware ibindi ariko ntuzemere kuva ku buzima busenga Imana gusenga niho usigaje igisubizo haleluya Hana yageze ahantu ko agahinda kiyongera ngo Eli yamureba akabona iminwa irimo iragira gute irimo iranyeganyega kubera inzara ntagifite umwanya ntafite imbaraga ziboroga ngo Mana arashonje ntabwo arimo ararya Imana ikareba umutima wuzuye agahinda nta mbaraga umubiri ufite zo gusenga ariko umva Satani yakuboha amaguru yaboha amaboko yaciye uburyo yaciye ibumoso ariko niba ataraboha akanwa kawe uracyafite ibyiringiro niba ugishobora kubumbura umunwa uracyari umutsinzi no kurushaho ntabwo birarangira umva mama ntibirarangira niba ugifite ubuzima busenga uracyafite imbaraga umugore cyangwa umukobwa wibwe gusenga yibwe cyane nubwo wasigarana uburanga budafite Imana Bibiliya ibivugaho neza reka mbigusomere kuko nimbivuga uragira ngo nigiye ugize uragira ngo nigiye ubikabije haravuga ngo umugore w'uburanga bwiza utagira umutima ni nk'impeta y'izahabu batwikiriye mu mazuru y'ingurube yo ni ijambo ry'Imana Imigani 11:22 umugore w'uburanga gusigarana appearance gusigarana beauty perfume wishyiraho parfum watsaho bati mbega umukire bose bagafata ku munwa kwisi uratwereka ko uri umusirimu wambaye agatenge umusatsi wawe ukoze uratsaho nutwara ariko imbere y'Imana uri zero ngo ntaho utandukaniye n'ikintu cy'agaciro zahabu bashyize mu izuru ry'ingurube ingurube bifite ikintu cy'agaciro ariko itazi ko ifite icy'agaciro kandi uzahana amazuru y'ingurube ahora n'umwanda ntavuze
ngo uba uri mu mwanda kandi utazi ko uri mu mwanda. Uburanga bw'umugore budafite Imana ni nk'icy'agaciro kiri mu mazuru y'ingurube. Uburanga nyabwo bw'umugore, umukozi w'Imana Petero yabivuzeho muri Petero wa kangahe we iziti Petero wa kangahe ubanza ari uwa mbere igice cya mbere umurongo wa 3. Aravuga ngo mwaretse nkasoma ariko umva uburanga bw'umugore. Ndashaka uburanga bw'umugore mu bwumve, kuko turishuka kenshi umwanya tumara ku buranga bw'inyuma ni munini kandi ni byiza, kuko umugore utikozeho nanone abasa nabi. Ni Petero wa mbere ndahabonye 3. Umva ukuntu havuga umurongo wa 3, umurimbo wanyu bagore we kuba inyuma, uwo kubaho umusatsi cyangwa uwo kwambara izahabu cyangwa uwo gukanisha imyenda, ngo ahubwo ube uw'imbere uhishwe mu mutima. Uwo murimbo utangirika w'umwuka ufite ubugwaneza n'amahoro, ari wo w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Zamura uvuge ngo haleluya, ibiganza byawe hejuru. Ngo umurimbo udafite ikibazo icyo ari cyo cyose mu maso y'Imana, ngo akaba ari wo murimbo w'igiciro cyinshi. Ngo abagore ba kera biringiraga Imana, niko birimbishaga, bakagandukira abagabo babo nk'uko Sara yumviraga Abrahamu akamwita umutware we. Yo haleluya. Namwe muri abana b'uwo ba Sara, mbega niba mukora neza ntimugire ubwoba, Uwiteka ashimwe. Uburanga nyabwo bw'umugore ntabwo ari ubw'inyuma. Inyuma ni heza, turahatindaho tukahakora, kandi nibo hahagaragarira abantu bati wow ni mwiza, uri mwiza, tu es belle, you're beautiful. Abantu bati watwemeje. Ariko kwemeza umuntu utari bwemeza Imana sha nibyo igihe gito. Imana ishimwe. Hana rero yatinze ku buranga butangirika, yatinze ku buranga bw'imbere. Inyuma harakubitwa, ariko imbere hari fresh. Inyuma arananizwa, abura imbaraga zirya, agahinda karamwica, ariko imbere yo umubiri ukaba intege nke, ariko umunwa ugakomeza, ku buryo n'umupastori we yamwibeshyeho ngo yasinze. Aramubwira ati winyibeshyaho. Umva, uzi ko iyo uri mu bibazo abantu bose bakwibeshyaho? Uzi ko iyo utangiye gukubitwa abantu bakwibeshyaho? Uzi ko nutaka kubahutsa kubahuka akakuvuga ibyo atakuvuze? Ariko nubu uri muri ibyo bihe byo gukubitwa, buri muntu wese akuvuga ibyo ashatse, buri muntu wese akucira aho yashatse, buri muntu wese wahindutse ikiganiro, ntibikagutera umwanya, ntibikakwangirize umutima, kuko iyo atabaye Hana ntaho yagiye. Uwarwanye kuri Hana ntabwo yakinze ijuru. Uwahinduriye Hana amateka ntaho yagiye. Komeza umere nka Hana, reka bagutera amagambo. Uzi ko ukubahukwa yebaba we n'utuntu twose n'ibintu byose, na umva nta kitakubahuka. Nuwakagufashije ugasanga nawe arakubahutse. No, pastor araza areba Hana, ariko iryo sindwe ryawe nta nubwo yamubaje ngo wanyoye. Basi yamubaza, we yaje yemeza iryo sindwe ryawe. Undati yewe bawe, ngira gahinda n'amarira nabuze n'imbaraga zirya. Pastor nawe mukozi w'Imana nawe, ariko Hana yari mu bihe nawe, nako yari nawe mu bihe bimukomereye, nawe ararengana. Now ndashaka mbereke izo mbaraga z'uyu mugore watubanjirije. Bibiliya iravuga ngo twigire kuba tubanjirije. Aha tumaze gusoma handi, Hana
byose birashize ariko agundiriye icyangombwa. Umva rero ibintu bimuviriyemo. Icyambere, yari mu buzima busharira, yanga gusharira. Iki kintu kiramfasha. Buri uko ngibutse niyibutsa ko ntazigera asharira. Yari mu buzima bushaririye. Uzi gusharirwa? Yarashaririwe hose, ariko ahitamo we nkawe nka Hana umukozi w'Imana kudasharira. Ushobora guhitamo kudasharira, ushobora guhitamo kutaba karungu nubwo ibyo urimo byariye karungu. Vuga ngo haleluya. Bamama bakobwa, kuba mu mibereho ishaririye ntibigomba kuguhindura indimu. Ushobora kuba mu isosi y'indimu ukayinywa mu gitondo, saa sita na nijoro, ariko wasohoka ukarya mandarine ugashyiraho isukari ukanywa agasosi k'isukari bigasharira, ukanga gusharira. Hana yanze gusharira. Ibyo ni uguhitamo ku muntu. Hagira umugore uvuga ngo haleluya. Abagore turi bamwe mu bantu bahura n'ibintu bisharira buri segonda, buri munota, buri mwanya, buri kimwe kirangira ikindi. Sinzi ahantu Satani bivutsa. Ubanza bifite uruganda bivukiramo. No, ubanza hari uruganda bazarushake ku ruhande barwite birasharira by'abagore. No, ubanza hari uruganda Satani yakoze, sinzi naho rubarizwa. Tuzashaka ruri pastor. Ruriya ruganda araracura gusa ibiri busharirira umugore. Nibyo uyu mudamu yatubwiraga mu kanya. Urangiza kimwe ntumenya ikindi kivuye di. Kimwe kirarangira, umwana ati mama ndimo ndababaye hano na hano. Utuse ko yari muzima mu kanya. Ujya kujya kwa muganga, ujya kuvayo, umutwara ati uzukuru byagenze. Wabukira utunganye by'umutware ku kazi bakaguhamagara. Uti rero ya raporo twasanze waribye amafaranga y'ikigo. Ibyo byara umva. Satani arabizi ko umugore w'umunyembaraga ashobora gukora ibikomeye byinshi. Aragenda agakora uruganda ruhora ruguhimbira ibintu gusa bikwicarira, akazana ibyaha nakazana ibyaha. Arashaka ko uhora ufite ibintu bikuremereye. Niyo mpamvu ubona abagore benshi badakurayo umutwe ngo bakorere Imana. Ntabwo baramenya ibanga rya Hana. Ugasanga uhora ukemura ibibazo ntabwo kandi birangira. Mana ibi nimara kubikemura nzagukorera. Mana uyu mwana nakiri igicuri nzagukorera. Mana iki nikirangira nzagukora. Ugahora imyaka ikaba 50 uvuga ngo uzayikorera. Ushaka gukemura iki? Ushaka gukemura kiriya. Kura amaso mu byo ukemura. Sengiri mu ijuru izi ko izabikemura. Renza amaso ibyo uca mu avance. Komeza ujya imbere. Ariko urufunguzo rwa byose kugira ngo ube umumaro nuko wanga gusharira. Hakanira ibintu bishaririye. Hari urugero nkunda gutanga. Muzigi igi murarireba mwese. Tuvuge ko irarigi murandeba bari hirya. Iki ngiri riba rifunze rifite igishishwa sibyo? Mimbere harimo umuhondo sibyo? Hano mfite irindazi. Iki ngiri irindazi ngiri. Ndabifashe mbiteretse mu ntozi. Intozi murazireba zandiza ziryana. Mbiteretse mu ntozi. Uru rugero ruramfasha buri munsi. Ndagiye maze amasaha 3 ndagarutse ndasanga ari iki cyariwe muri ibi byombi. Vuga cyane. Irindazi kandi ari ryo rinini kurusha akagi. Akagi ka Kinyarwanda ni muzuku nkangana. Komokongo nogorye. Ariko urundazi biturudiya. Uraruzi. Rubarungana rurye. Rurakureba ukagira ngo rujye kuguterura. Ruraha ngaha. None se turasanga ari iki cyariwe neza cyahindutse poudre. Nta uvuga iki hano. Turebe uvuga iki. None se
ibyo bisharira ko byari byinshi. Ikibazo cyane byazengurutse igi, byari curamye, byari zengurutse kukigira itariwe. Umuhonda w'imbere mwigi nk'aya mazi, urumva ibintu inyuma ariko urimo uraririmba, nubwo muhari ntabwo mungeraho we, ndarinzwe ndarinzwe ndarinzwe, umuhondo ndarinzwe ndarinzwe, intozi zirahari yego ariko ntabwo mungeraho, ndarinzwe ndarinzwe. Muri ndazi harimo ibintu by'umweru bashyizemo n'ibindi byinshi, ariko byo bifite indirimbo babigezeho kare kaca byariwe. Ubunini bw'umuntu ntabwo buvuze ko ariko gukomera kwe. Umuntu ashobora kuba ari muto nk'iki, ariko ubuzima busenga busabana n'Imana buragenda bukubaka cya gishishwa cy'inyuma ku mutima wawe. Oh, vuga ngo haleluya. Ibisharira biraza, intozi zikagutonyanga, ariko ukongera ukabyutsa umutwe ukavuga ngo nubwo bimeze gutya ntabashaka Uwiteka bazakorwa n'isoni, kuko ariko bitazagenda. Erega byose bifatanyiriza hamwe bizasoza binzaniye ibyiza. Usoza wakomeje. Mu gihe abandi muri kumwe mu rusengero ba nyina mandazi mwariwe n'intozi zimwe, bo barangiye bageze he? Ntimuzi aho bageze ngo tugeze iyo. Pastor twagiye rwose, twari tuzi kuzaduha amafaranga, twagiye intozi zamuriye bagiye. Ariko harundi umeze nk'ahana. Umva, kuba mu ntozi ntibivuze kuribwa. Ndagasubiramo, kuba mu ntozi ntibivuze kuribwa. Bimbwirira ukwegereye ngo kuba mu ntozi inshuti yanjye ntibivuze kuribwa. Mumbarize ngo intozi zawe nizihe, mubaze ngo zinizihe se kuri muri isekesha. Uzi ko nta muntu ugira intozi nk'izundi. Buri umwe wese aba afite urugwe kandi rumujomba akarwumva. Hari ufite urw'urugo, hari ufite urw'ubukene, ziratandukanye ariko zirahari. Igisubizo ni Hana. Ibyo yakoze yanze gusharira, anga gusharira mu izina rya Yesu. Iyo Satani atumye usharira, umva, abagutwaye amahoro. Ikintu arwana ashaka ni ukukumaramo amahoro yo mu mutima. Iyo agutwaye umunezero n'amahoro, arabizi ko ntacyo uri bugereho. Bibiliya iravuga ngo hari ubabaye muri mwe nasenge, hari uwishimye naririmbe. Umutima unezerewe ni uhorana mu birori, ariko ubabaye, Bibiliya ivuga mu migani, ubabaye ntabwo bicamo. Anga gusharira. Mama, icyemezo cyo gusharira ni wowe ucyemerera. Reba abantu bose babaye intwari, reba abantu bose Bibiliya ivuga. Nshakira umugore wahuye n'ibyoroshye muri Bibiliya. Debora se yagiye kuba umubyeyi wa Isirayeli ariko adafite urugo. Ntiyari afite umugabo, ntiyari afite, nuko batatubwira ibye. Umugore wese ufite urugo ujye umwemera, ujye umukurira ingofero, kuko nubwo yakwihagararaho afite utumujombera hirya. Gusa icyakurusha nuko azi kwambara akisiga amavuta nk'ahana. Wavuze ngo amen. Umurimbo wacu ubi w'imbere. Kurimba imbere ni nka ryagi. Ubuzima bushaka Imana mama, ubuzima buhorana n'Imana buragenda bukubaka ikintu. Erega Bibiliya iravuga ngo rinda umutima wawe kurusha ibintu bingana. Byose birindwa ngo kuko ni iby'ubugingo bikomoka. Iyo umutima wawe ufashwe nta by'ubugingo byakomoka hese. Ikindi Hana yakoze kinkoraho cyane, cyavutse mu buzima bwa Hana. Ubuzima yabayeho bwatumye anesha kamere.
yanesheje kamere. Dore ibintu binkoraho nkakorwaho cyane. Yanesheje kamere, arayicubya, arayicecekesha. Ubundi umugore ku mugore turi abantu tugira amarangamutima ameneka vuba, sibyo? Ntabwo wambwira ngo wancokoza rimwe uncokoze kabiri peni nawe, uncokoze gatatu uncokoze kane, ncane imbabura isukemo amazi ngo ntabwo nkwiriye guteka ko ntabwo nagaburira indi itarabyaye, usange nikuburira umvugireho, uncokoze. Umugore ku mugore urazinga, ukavuga uti ngiye kukwereka ko ndi mwene Kanyandekwe, peni ndakwereka ko mvuka ku muyumbu, peni na ngiye kukubagira iki, mwereke ko nubwo wabyaye ntacyo ndusha. Kamere nta mugore wacokozwa kabiri cyangwa gatatu, kamere zitazishinyika. Ariko ibi binyereka ko ninsenga nzanesha umubiri, nzanesha kamere. Hana kubera ubu buzima bushaka Imana, munyemerere mbabwize ukuri, iki kintu cyankozeho cyane. Imbaraga zo gusubizanya, Bibiliya itwereka ko nubwo yababaye akagera hana buri imbaraga zo kunywa n'utuzi, ntiyigeze asubizanya na Penina negativement. Ntaho Bibiliya itwereka ko yahanganye nande na mukeba we, ntabwo itwereka Sirisoni Penina nzakwereka ko nanyo nzabya. No, bya bintu by'ubusutwa by'abagore, utugambo twinshi ntabwo tubibona na Hana. Hana amagambo tubona bumbura kanwa ke avugana n'Imana n'ijuru n'isi. Hana bumbura kanwa ke avugana n'Imana. Ntabwo yari afite umwanya wo kujya mu tuntu twinshi tw'abagore. Ntabwo ari radiyo. Penina kavuga kuko yari umunyakamere, si byo se? Impamvu Penina yamubabazaga nuko atasengaga. Yari azi gusa kurya no kubyara no yarangiza bakamwataka. Uko amwataka niko Hana yera imbuto. Yamwereye imbuto arakabyara. Hana yereye imbuto uyu mugore, nuko batatwereka amaherezo ye. Yamwereye imbuto. Yereye imbuto abana b'umugabo we, yereye imbuto ubuzima bwe, yereye imbuto abaturanyi. Ntabwo batwereka hangana. Bivuze iki? Ubuzima bushaka Imana ku mugore bucubya kamere, bucecekesha imirimo ya kamere. Ba mama uba mbabwire, hari kamere nyinshi usanga mu bagore, hari imico ubona n'abagore ukibaza aho bavutse. Bamwe bari mu mirimo y'Imana, abandi bari mu nsengero, ugasanga tunze umwana w'umugabo we, ariko nta mugaburira nk'uko agaburira abe. Uyu munsi hari izina ryitwa Mukaso. Mukaso rirazwi. Iyo umwana apfushije umubyeyi abazi ko agiye kuruha. Mwaretse twebwe dukijijwe tugahindura ayo mateka, kamere zigashira mu bagore, ukafata umwana nk'uwawe. Haracyari abagore bacunaguza abana ngo nuko atamubyaye. Icyo ugiye kugura cyose ukagurira umwana wawe, ukibuka ariko wa wundi ntumwibuke. Ku buryo abana iyo basohotse bagiye gusenga difference iraboneka. Biraboneka ko niyo ugiye kubafata akaboko ufata wa wundi. Icyo kintu kigutandukanya n'umwana wundi ni igiki? Gituma udakunda umwana ngo nuko utamubyaye. Ese wamutaye wibaza ngo yashakaga kumuta? Reka ngubaze mama, wowe ureza abana b'abandi, wibaza ngo wamutaye akamusiga ku isi asize uruhinja rwe ku isi, yarutaye abishaka? Ese wowe uvuye mu mubiri ninde wakurerera bawe? Umva nkubwire, Bibiliya iravuga ngo kuko icyo umuntu abiba ari cyo azasarura. Ushobora kwibwira ngo urimo urahemukira uwo mwana, ariko urimo urahemukira n'abana bawe. Uzabaho imyaka ingahe? Ese uzabasiga bageze mu yihe myaka? Abawe uzabarera kugeza he? Urayizi?
waruzi ko imbuto biba mu bandi ushobora kuzazisarura? Yo wavuze ngo haleluya. Igihe kirageze ngo kamere zishire mu bagore, ariko nta kindi cyamara kamere mu bagore usibye ubuzima busabana n'Imana. Bibiliya avuga mu Baheburayo 10:29 ngo Imana yacu ni umuriro ukongora. Buruko usenga uba wegera umuriro, uba wegera Imana, umuriro w'Imana ugatwika imyanda, ugatwika ayo mahane, ugatwika igitima kibi. Nuko uba wegereye Imana. Iyo utegereye Imana ukomeza kugumana ya mico yiwanyu y'umushiha, kuvuga nabi, amahane. Usanga umugore mu rugo ukagira ngo ni intarekazi wasanze, yaba afite abagaragu ubona ibindi. Ubwo ndavuga abakozi mu rugo, ubahamagara nkaho wagira ngo urahamagara ikizi. Yewe Kabudensi wogacika, ese uribuka ko Kabudensiya nawe afite umubyeyi, nawe afite ni imibereho. Iyo nawe agira imibereho ntabwo yari kuza gukorera. Ese uwo mukobwa wawe wirirwa usiga amavuta meza uvuye mu isuzi yazabaho ate? Wabibye imbuto nzima, ngirira ukwegereye ngo wabayeho ubuzima butaye kamere hirya. Mwaretse tugahindura isi bagore, mwaretse hagaguruka abandi babyeyi bafite indi mvugo, bafite undi mutima, bafite andi maso, bafite batandukanye nabo twabonye mbere. Turi mu minsi ubwo nta mugore wemera ko ashobora kurongorwa mu rugo ngo rurimo baramukazi beda ngo agira amahoro. Ibyo bintu birandya. Niyumviye umukobwa tugiye kumufasha ari hafi gushaka, abandi bakobwa baraza, ugiye gushyingirwa ati yego sha n'ukuri. Umva ikibazo cya mbere, umugabo wawe afite ababyeyi. Urumva ibintu tubanza kubaza. Umukobwa ati yego sha yari marayika w'Imana disi, ntabyo yara iyo uyasha papa we yarapfuye ariko afite mama we. Ahita yifata atya, afite mama we. Ndati ni kubera icyo uramuzi? Atoyasha ariko pole. Numva ndababaye, ndamubwira ni pole kubera iki? Mami agiye kurongorwa afite mama we nk'umugabo we. None bivuze iki? Bivuze ko agiye kubonabona. Murumva iyo mvugo? Turacyafite akazi. Kandi nawe uvyaye abahungu, uzabyara abahungu bazashaka, nawe uhinduke nyirabuka w'umuntu. Ubwo urashaka mukazana wazagufata ate? Wabibibye uyu munsi. Mfata uwo mukobwa ndamubwira nti wararongowe? Ati undi umukobwa ufite fiance sindamubona, ariko nsengera nzabona udafite ababyeyi. Ndi mu izina rya Yesu. Ndamubaza wowe ufite ababyeyi? Ati bombi. Ni none se kubera icyo ushaka kurongwa n'udafite ababyeyi? Oya ni ibibazo pastor. Banyirabukwe b'abantu barazisenya. Umva ibintu abana b'abakobwa bafite mu mitima. Biraterwa n'iki? Nibyo twasanze turabyumva turabifata, siko bimeze. Waba ufite bashiki b'umugabo rero ye bati bazaza bajya kugusura wamaze kwipositiona, wicaye ubategereje, uvuga utaraje Anita ndakwereka ko umwana wo mu basinga kazi. Yakubaza mwamfasha ugiye he? Icajwaho kubera iki? Yaje umwiteguye. Izo ni kamere z'abatubanjirije. Ntabwo abantu bose ari babi. Sinzi ko ibyo mvuga mu byumva. Niba turi bugira umumaro mu gihe cyacu, tugira ibyo duhindura. Kamere tuzineshe. Nesho iyo mitima mibi. Hari ibintu usanga mu bagore, hari ibintu usanga mu bagore ukabona wapi kabisa, wapi.
wapi mvuze ariko dushobora gufata ibyemezo byo gushaka Imana nihindura. Hana yarabishoboye, anesha kamere, yerera imbuto mu cyeba we. Sha umuntu ugoye kwerera imbuto ni mu cyeba, ushoboye mu cyeba ushoboye mu cyeba na shitani bamuzanye mw'abana. Ndavuga yiyiziye wenyine, akaza n'ubudayimoni n'amahembe bakabashyira mu nzu mw'abana neza. Uwiteka ahabwa icyubahiro. Hana anesha kamere. Iyi nyigisho mpora nyibwira, si ukuyibwiriza. Iyo haje ibintu bishaka gutuma ibintu binzukamo, mpita nibuka ko hari uwabinesheje. Bibiliya iravuga ngo ni mu kigeri kirenge mu cy'ababanjirije. Hana n'urugero rwiza. Amasaha arageze, reka mvuga ikindi kintu niga kuri uyu mudamu Hana. Mu gushari nibimushaririye nibimumereye nabi, ntiyigeze arekeraho ku gishiro. Wavuze ngo haleluya. Ntabwo Satani yamuciye ishiro. Ishiro yakomeje kujya yuko umwaka utashye, akomeza kujya gutamba ibitambo. Wavuze ngo haleluya. Ntiyigeze arekeraho gutamba ibitambo, ntiyigeze arekeraho kujya mu nzu y'Imana. Aho ni ishiro. Abagore benshi mucitse mu nzu y'Imana kubera ibishaririye n'ibindi bibavuka imbere n'inyuma. Abagore benshi babuze mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana dukenye igitsina gore. Simvuze ngo ntabwo bahari, barahari ariko n'abashyitsi. Bahora n'abashyitsi imyaka 5, ukaba umushyitsi imyaka 6, ukaba umushyitsi imyaka 7, ukaba umushyitsi imyaka 10. Bapfa gusenga isengesho ryo kuvuga ngo turatashye, ureba urujya aho ruri. Bavuga kwinjira, ukinjira ntacyo ukora, uranenga gusa. Abagore bacitse ishiro. Nk'uko urugo rudafite umugore urarwibwira ko rwasenyutse. Urugo rudafite umugore yarapfuye, hari utwana n'umugabo, urahagera ukahibwira. Ndabeshya? Ibintu biba bicuramye, usanga bimeze bitya. Yo, Imana igirinda abagore. Usanga utwana tujya mu rusengero twambaye uko dushatse. Mama yapfaga gupfunapfuna, agafura agapira, akoza ka bodaboda n'agapantaro n'agakabutura, ariko papa apfa kubyuka mujya gusenga abana bakagenda uko bakagiye n'imisatsi ireba hirya. Urugo rudafite umugore urarwibwira. N'inzu y'Imana iyo abagore badahagaze urahibwira. Iby'umubiri bitwereka iby'umwuka. Iyo abagore batari abanyembaraga badahagaze, umushumba araruha. Umushumba ahora ari ukora ibi byose niwe bijyaho. Nka umugore ntabwo bivuze ngo ufite amafaranga, bigusaba umutima. Vuga ngo haleluya. Umutima ukagira umumaro ishiro. Mu gahinda n'akababaro Hana yakomeje kujya gutamba ibitambo ishiro. Ntiyarekeyeho gutamba imigabane ye, ntiyarekeyeho gutambira Imana. Vuga ngo haleluya. Ndumva binteye inkunga iki gitondo nanjye. Ntiyarekeye aho, yakomeje kuraje yo ku gishiro n'akakababaro. Kandi mwibuka arajyana na Penina. Mwabyibutse? Arajyana na Penina, ajyana na Elukana n'imiyo. Umva, nubwo ibikujomba mukiri kumwe, komeza ujye mu nzu y'Imana, komeza ukorera Imana, komeza ubyirengagize, injira ukorera Imana yakuremye. Haleluya. Hana nkoraho, isiro ntiyahacitse. Mbwira ukwegere ngo ntugacike mu nzu y'Imana kubera abo muri kumwe. Akantu gato karakoma, bamvuze pastor jewe simbishoboye, barananije pepepe. Iyi komite nyivu pastor komeza ibyaho, ukagira ngo pastor wakoze mu mabuye. Wavuze ngo haleluya. Abaririmbyi mu karepeta gatatu ntihaje akantu. Pastor ngiye kuba nicaye kugeza ubwo Imana izatunganya iriya korari. None surahimande, urahimande. Ntabwo dukorera abantu, turimo turakorera umuremyi w'isi n'ijuru. Umva watubanjirije uko yabaye, agafata imigabane ye akayishyira ku rutugu, agakomeza aririmba. Yajya gishira aririmba, nzakomeza ku gishiro
niho nzabonera igisubizo. Uwo nkorera arahari we, ni uzampa urubyaro. Penina roho nzakomeza ku gishiro. Iyo ndirimbo ndayibahaye mu izina rya Yesu. Nzakomeza ku gishiro. Hey, bwira ukwegereye nzakomeza ku gishiro. Navuze uririmbe sinavuze umubwire. Nzakomeza ku gishiro. Hey, hallelujah. Julienne nzakomeza ku gishiro. Sinzi ibyejo hazazana, simbizi ariko uko bizaza kose nzabisimbuka. Hari uwabibanjirije, hari uwambanjirije yarabisimbutse, nzabisimbuka mu izina rya Yesu. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye nibyuwo. Zamura ikiganza cyawe. Nzakomeza ku gishiro. Umva, reka ibikujomba Penina hagume ariko ukomeza ujye. Umurebesha amaso y'urukundo ukomeza ujye. Akujomba uti kuko wabyumvise ariko ukomeza ujya hehe. Usanga ishira afite amaso, usanga ishira afite amatwi arumva, usanga ishiro n'umwami n'umuremyi aza kuremera amashimwe Penina bireba. Ntazemera Penina kwapfa atabonye ishiro hari icyo ukuyeyo. Ntazemera ko Penina agenda atabonye umugisha w'Imana. Aho yagusebereje niho Imana izaguhera umugisha. Nzakomeza ku gishiro. Bagore ndabatera inkunga komeza ugishiro. Wikwemera kubika imigabane yawe ngo nuko Penina kujombye nuko hari ibibazo ntagiye bitazaza. Komeza ugishiro. Nkubitira ukwegereye komeza ugishiro. Navuze kumukubita. Ugishira. Nubwo ibyo ubona utazi ibyo ari byo komeza ugishira. Ibiza byose muhuriye mu nzira ariko hari aho Imana yagukuye ntabwo byari biriyo. Komeza ugishira. Komeza ugende. Komeza urugendo. Hallelujah. Hana ntera inkunga. Nkumva sinzacika ishiro. Ntabwo nzacika imbere ye. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo imbere yawe Mana niho mbonera amahoro. Ibyari imisozi ubihindura nagubwa neza nkaguhimbaza mukiza. Imbere yawe Mana niho mbonera amahoro. Ari imbere y'Imana mugore, amahoro ari mu kubaho kwe. Umunezero uzawubonera ku birenge bye. Hallelujah. Mama ihangane komeza ugishiro. Bagukuye mu kazi komeza ugishiro. Bavuze ibiki komeza ugishiro. Ntabwo Penina zapfa udahawe umugisha bireba. Umva umurongo wa 20 wavuze ngo igihe gisohoye Hana Saminda. Igitondo kimwe yumva arashaka gucira. Arahamagara Penina kadobo. Penina kadobo. Ubaiki warwaye inzoka simbizi. Penina zana kadobo arakamuha. Hana rero nawe yarazi yahise yihaga kugira ngo bize neza. Bu 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 bu. Penina zaguha kadobo. Imana izaguha umugisha Penina reba. Akadobo ni uhehe. Hallelujah. Icyumweru cya kabiri Penina ndumva ikintu gikubita. Ariko banza utwite simbizi. Ndumva ifefemi. Reka nkuzanira katsi kitwa Titile.
kazane kasmarisese miperi narakazana ni uzakuzanira katsi kamarisese niwe Imana izakoresha aramuzanira katsi. Haleluya. Igihe kigeze inda ijya imbere arabyuka Peni nta mukubuzo nizo mukubuzo ariko sinzi ko nshobora kunama kubera ko ifite amezi 5. Umva ku mezi 5 yari yamaze guhengama kugira ngo Peni nabirebe ko mwijuru hari Imana isubiza, mwijuru hari Imana itwibuka, mwijuru hari Imana imenya amarira yacu, mwijuru hari Imana ihanagura amarira. Vuga ngo haleluya. Amezi 6 araza abana ba Peni bati mama wabonye ko Imana yamusubije noneho. 9 ageze arasunika Samweli araza azari umuhanuzi w'Uwiteka atambirwa Imana. Samweli akiza ubwoko bwa Isirayeli. Icyo twite Satani ntakigutware. Penina ntatume ukuramo inda y'ejo hazaza. Penina niye haleluya haleluya haleluya. Icyo twite kizakiza amahanga, icyo twite kizakiza abanyarwanda, icyo twite isiragitegereje. Wikwemera kwa volta kubera Penina. Niwemere kwa volta, niwemere gukuramo inda. Reka inda yawe ikomeze ijya imbere. Habwa umugisha Penina hari. Komeza ugishiro Penina hari. Komeza utamba ibitambo Penina hari. Komeza ujya imbere Penina hari. Ejo hazaza uzabyara Samweli azacungura ubwoko bw'Imana. Zamura ibiganza byawe ushimira Yesu. Tuguhaye icyubahiro mwami. Haguruka haguruka haguruka. Tuguhaye icyubahiro mwami. Zamura ibiganza byawe. Bwira Imana ngo ndakomeje ku gishiro. Nkomeje urugendo mu izina rya Yesu. Nkomeje inzira z'igisiyoni. Sinzava mu bikari byawe, sinzava imbere yawe. Zamura ijwi ryawe, zamura ijwi ryawe utangira usenge. Zamura ijwi ryawe. Bwira ibyari bikugose. Hano hagati ndumva hari abagore bari baremerewe mu mutima, hari abakobwa bari baremerewe, ariko Imana iravuze ngo komeza ugishiro. Komeza ugishiro mukobwa wanjye, komeza ugishiro mukozi wanjye. Abadukurikiye ndabatera inkunga, komeza ugishiro. Umunsi uzaza impamvu Penina yakuzonze nuko areba inda utwite yo kuzazana Samweli agakiza amahanga. Nuko abona ikikurimo. Komeza ugishiro. Hana ashobora kuba umutware wawe, hana ashobora kuba umukorana, hana ashobora kuba ubukene, hana ashobora kuba indwara. Imana irakiza, Imana iracyari yayindi. Komeza ugishiro, komeza usenge, wirekeraho gusabana n'Imana. Komeza wizera Imana. Data tuguhaye icyubahiro uyu munsi. Ndasengera abagore mu izina rya Yesu Kristo bari baciwe intege n'ibyo bacamo, bari baciwe intege n'intege nke zibagose. Mu izina rya Yesu Kristo ndahagurutse ijwi ryanjye mu mbaraga z'Umwuka Wera. Ndacagagura imigozi yose yari yicariye ubwoko bw'Imana. Mu izina rya Yesu ndahagurutsa mu mwanzi yicariye, ndahagurutsa abo yashyizeho ikimwaro, ndahagurutsa abo yazibije, abo yabwiye ngo ntimugifite ijambo, muri mu gisebo. Ndabasengera ngo baveyo mu izina rya Yesu. Ndabasengera ngo amahanga yongera avuka baturutsemo. Ndanesha Penina ku bwabo mu izina rya Yesu. Habya none habizaza byazanya na Yesu. Habya none habizaza byazanya na Yesu. Habya none habizaza byazanya na Yesu. Habya none ntabyo mwami bizantanya nicyo wampamagariye. Nta Penina, nta marira, nta bibazo mwami bizantanya nawe. Aho wankuye mwami genda hazi, aho ungejeje mwami ndahareba. Ntabyo none ntabyo mbona mwami
ntabyo byazantanya ntabyo none ntabizaza byazantanya shira ubwoba shira ubute nyuma nzatabaruka shira ubwoba shira ubute nyuma nzatabaruka shira ubwoba shira ubute nyuma nzatabaruka shira ubwoba reka tumuzamurire icyubahiro. haleluya muvugirize impundu. haleluya haleluya amen. ugiye kubisuzugura penina n'ibindi bisa nawe, za ntozi zose ntacyo zigiye kukubwira. ndashaka kureba abagore barakaye. haleluya bagiye kwiyubaka, abakobwa bagiye kwiyubaka. haleluya ku buryo penina atababasha. amen. buri muntu wese, buri mukobwa wese Imana yamuremye ari special. impamvu turimo turyoherwa Julienne atubwira nuko intozi ntacyo zamutwaye. nyatubwiye ko buri muntu wese afite izi n'ibikwasi bye, kuba yaracishije umutwe akabicamo agahagarara mu by'Imana yamuhamagariye. turimo turaryoherwa. ndagira ngo nawe icyo Imana yashyize muri wowe ntagire ikintu na kimwe kikizimya. haleluya. uko atugira umumaro mu gihe nk'iki ngiki, nawe wagira umumaro. mwibonye muhagaze nk'uko Imana ibashaka? mwibonye wagurutse hakurya mu myaka 5 wibona utandukanye n'uko uhagaze uyu munsi? haleluya. tugiye gusenga. kanjemo abagore biyumvamo umuhamagaro wo gukorera Imana. dufite imihamagaro itandukanye, ntabwo twese tuzaba abapasiteri, twese tuzaba abavugabutumwa, ariko ndifuza ko duprofita Julienne akadusengera. intozi na penina n'ibyakuzibije n'amateka na bya bindi byose ni byinshi, n'ibintu bikubwira ko udakwiriye, washatse nabi, wize nabi, wahoze uri indaya, wahoze uri bya bindi byose bikuzibya, ariko mu mutima wawe wumva uzakorera Imana. ese barahari? Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. haleluya. ndifuza ko mwigira hano imbere n'abadukurikira online, niba tukiriho bakurikire, bafate kuri ayo mavuta. Imana ikeneye abakozi b'abakobwa, b'abagore. haleluya. ikintu cyose Satani aba yaratsikamiye akagitinza, haba hari umugambi special w'Imana. ntibyemewe ko umugore avuga uyu munsi intambara turwana, abantu barakwandikira bati uravuga ibintu byiza ariko ntabwo wagombye kubivuga. urimo urabigisha turumva ari byiza ariko warayobye kuko urimo uravuga. nyamara ijambo ry'Imana rivuga ngo muri Kristo Yesu nta mugereke, nta muyuda, nta mugore, nta mugabo. ariko gusoma ibyanditswe igice baravuga ngo ceceka wivuga. abantu barimo bararohama mu kivu ngo wivuga kandi uri bubarohore. rero Satani aba abizi neza, akazibya, agacecekesha, akagushyiraho biriya bibazo, ugashaka nabi. mbese reka tumusabe yongera agaruke hano imbere. haleluya. niba tuzi imbere twese akadukoraho, hanyuma ibikubuza gukorera Imana, Imana irwane nabyo. muze hano imbere badusengere. saba umugisha. ntabizaza byazantanya na Yesu, ntabyo none zamura amaboko. ntabizaza byazantanya, ntabyo none ntabizaza byazantanya na Yesu. zamura ibiganza. ntabyo none ntabizaza byazantanya na. zamura ijwi uti ntabyo ntabizaza. byamamaze mu izina rya Yesu, byamamaze mu izina rya Yesu. ntabyo none
nta bizaza byazantanya. Oh, turakwizeye mwami, ntabyo none, nta bizaza byazantanya na Yesu, ntabyo none, nta bizaza byazantanya. zamura ijwi ryawe ukomeze uririmbe, ukomeze usenge. Mwebwe mwaje imbere, tugiye kubwira Imana iri mu ijuru. Mwebwe mwaje imbere, tugiye kuvugana hamwe. Umva abari imbere hano, tugiye kuzamura amajwi yacu dusenga. Uyu munsi ntabwo dusubira yuko twaje. Yesu yaravuga ngo bikubera uko wizeye, kwizera kwawe kuzamure. Hangana na Penina, mubwire ngo ndagutsinsura waba ukenewe, ndagutsinsura waba ibibazo we, mva imbere mu izina rya Yesu. Zamura ijwi ryawe utangire usenge. Data wera mu izina rya Yesu, patele brazopa libo tezolete kerebaza lelebo sheta katarabazo lita lebro zomde beke lete rebo sopo yarabongaraba. Data wera mu izina rya Yesu, lebebo zotoya laba. Nzamura ibiganza byanjye mwami, ndasengera abakozi bawe mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ikimenyetso cyawe kibabeho wera wa Isirayeli. Hindura amateka, hindura amateka, hindura ubuzima, hindura mwami. Reka Penina neshwe mu izina rya Yesu, reka ibidutsikamiye bineshwe mu izina rya Yesu. Letekerebo sopo ozolete lemandeberezo payaraba litelebrandozoyaba. Wowe uruhura imitwaro mwami, wowe uhanagura amarira ku maso yacu. Yesu w'i Nazareti. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Urebe imitwaro iri ku buzima bw'abana bawe mwami, udukura imbere ibiduhagaze imbere, uturwanirire. Hagurutsa abagore ingabo zawe mwami muri iyi minsi, hagurutsa ingabo zawe Jehova, hagurutsa ingabo zawe mwami w'abami, hagurutsa ingabo zawe ele dole zepetele mandelezea. Hagurutsa izi ingabo zawe Jehova mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Hagurutsa ingabo zawe wera wa Isirayeli, rwana intambara, rwanirira abana bawe mu izina rya Yesu. Oh, wera wa Isirayeli, ndacyaha umwuka wose utava ku Mana mu izina rya Yesu. Ndacyaha umwuka wose utava ku Mana mu izina rya Yesu. Ndacagagura imbaraga z'abadayimoni, imbaraga z'abadayimoni zineshwe mu izina rya Yesu. Imbaraga z'abadayimoni zineshwe, imbaraga z'abadayimoni zineshwe, imyuka mibi ineshwe, imbaraga z'umwijima zineshwe mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwijima zineshwe, imbaraga z'umwijima zineshwe mu izina rya Yesu. Imbaraga zitikamiye ubwoko bwawe, imbaraga zicariye abana bawe zineshwa aka kanya. Ndakunesha mwanzi w'abantu, ndakunesha Satani mu izina rya Yesu. Ndagufata mpiri mu izina rya Yesu, ndagucagagura uneshwe, neshwa mu izina rya Yesu. Penina imbere y'abana b'Imana. O talazapelele rozola lelelele bozomtelele koteleba lete libra zomeneleba lekitala mando zota lita lebrozoyama lete kelebozaya. Ndabwira imbaraga z'indwara gusohoka mu izina rya Yesu. You devil of darkness, get out of their people. Get out of these people in the name of Jesus. Soka mu mibiri yabo, soka mu ngo zabo, soka mu buzima bwabo mu izina rya Yesu. Yesu ndakuzamuye mu buzima bw'ubu bwoko bwawe n'abadukurikiye Nyagasani. Turasengera abagore mwami badukurikiye mu izina rya Yesu. Mwami duhuje kwizera n'ubujakazi wawe. Turasengera abagore mwami aho bari hose mu izina rya Yesu. Abo umwanzi yicariye,
abo umwanzi yatsikamiye, abo umwanzi yabwiye ngo birarangiye, abo umwanzi yabwiye ngo ntimuzongera, abo Penina amereye nabi, abo amajwi amereye nabi, turamubwira mu izina rya Yesu, you devil of darkness, rekura ubwoko bw'Imana, rekura abagore b'Imana, rekura itorero rya Kristo, rekura abakozi ba Kristo, rekura mu izina rya Yesu. Turazura imihamagaro yazibye, turahagurutsa mwama abagore bacecetse, turahagurutsa mwama abakobwa bacecetse, abasore n'inkumi, abagabo bacecetse, turabasengera mu izina rya Yesu. Turakubita hasi imbaraga z'umwijima, turakubita hasi imbaraga z'umwijima, imbaraga zinaniza, imbaraga zituma tudakomeza, imbaraga zituma tudakomeza, turazihagarika mu izina rya Yesu. Turahamagara imbaraga z'umwuka wera, fata ikirere, fata Afurika, fata u Rwanda, fata Karongi, fata intara z'u Rwanda, fata Kigali mwuka wera, fata Kigali mwuka wera, fata umujyi wacu, fata u Rwanda, fata Afurika, fata Australia, fata Amerika, fata Uburayi. Hagurutsa ingabo zawe, hagurutsa abagore badakompromisinga, hagurutsa abagore b'intwari, hagurutsa abagore bagiye guhagarara mu gihe nk'iki, hagurutsa abagore bagiye kubera urugero abakobwa. Zotelebre kolobozopa literremandozo yaba. Tuzamuye ibendera rya Kristo, tuzamuye ibendera rya Kristo, tuzamuye ibendera rya Kristo, tuzamuye ibendera rya Kristo, tuzamuye ibendera rya Kristo mu bagore, mu bakobwa. Elelele zotolora baba zobra bekazele barara liatekete baba zopa lebeti karamando brozopa letekere bosotolo elelele bosupa yaba. Yesu Yesu zolo telekia laba. Hagurutsa bahana, hagurutsa ba Debora, hagurutsa Debora, hagurutsa ba Debora, hagurutsa, hagurutsa, hagurutsa wera wa Israeli. Oh la satelebra lima sandara bakari basikara masandoro boshikere bestendere besh. Thank you Jesus. Reka twongere dusengere ubukungu. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo hari abagore benshi bagendanaga n'umwami Yesu bamufashisha ibyabo mu bwami bwa data. Ntiyakwiriye kuba umukobwa usaba ituro. Nkunda kuvuga gusaba ituro kuko umuntu atura bivuye mu mutima we, abishaka nuko yabyumvisemo. Ariko igihe cyose ugisaba umugabo ituro mu gitondo, mituro ryo gutanga mu nzu y'Imana, iki niki, oya, tugiye gusaba Imana ishobora byose. Yaboneye Hana umwana, na n'uyu munsi irakicaye ku ntebe y'imbabazi. Igitangaza cyo gukira indwara cyoroheye Imana nk'uko igitangaza cyo kubona amafaranga cyoroheye Imana. Havuga tugira ngo Imana ntitaye ku maronko, ariko kubura amaronko bituma umuntu ataba uw'Imana imushaka ko abawe. Hari ugusigwa, hari ibyiza, ariko ibyo byose tubasha kubisohoza kuko byibuza hari uburyo bukeya. Nubwo tutaba abamiliyarderi twese, ariko byibuza ikibanze tujya kuzamura amaboko. Bakobwa ba Yesu, twigishijwe gukora, twigishijwe kuzigama, twigishijwe kudasesagura, twigishijwe byinshi kandi byiza. Twumvise ubuhamya bwahereye ku giceri cy'120, uyu munsi ageze muri za miliyoni. Ibyo byose ni imirimo y'Uwiteka. Nawe bizahinduka, nawe bizahinduka, nawe wagira umumaro mu gihe cyawe, nawe wahaha mu rugo rwawe, nawe wakunganira umugabo Imana yaguhaye, nawe wagira umumaro mu bwami bwa data, nawe wagura intebe mu nzu y'Imana, nawe washyigikira ivugabutumwa, nawe wagira umumaro mu bwami bw'Imana, nawe wacumbikira abashyitsi utibaza icyo ubagaburire nijoro, nawe wakwambika imfubyi n'abapfakazi, nawe hari icyo wambara mu gihe cyawe. Reka dusenge Imana. Kubaho kw'Imana kuraha. Niwe nyir'isi n'ibiyuzuye. Yaduhaye isi kugira ngo tuyitegeke, twidegekesha ibikorwa, tutayitegekesha ijambo riva mu kanwa kacu tukayitwara.
data tukuzamuriye amaboko, tugushyize hejuru umwami w'abami. Ndagushimira iyi rendez-vous spéciale nje kwamamaza ubuzima bushya ku bakobwa bawe n'abahungu bawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndavuze ngo aba bakobwa bawe bari ahangaha, bateraniye ahangaha, bagize inzara n'inyota yo kumva ibyawe, bafite inzara n'inyota byo kugushaka, bashaka ko ubuzima bwabo buhinduka. Ndavuze ngo iki gitondo, ndavuze ngo uyu munsi ni habeho itangiriro rishya ku buzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka umubyeyi uraha, reka umukobwa uraha ntazongere gutega akaboko muri iki giceri gitoya, muri aka gafu gakeya, muri utu dufuta dukeya. Muvaniremo ibitubutse, muvaniremo ibigwiriye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndategeka umugisha muri iki gitondo kuba mu bigega bye, n'ibyo agiye kugerageza gukora byose nakora gatoya nigahabwa umugisha, nasohoka hano hantu mu biganza bye harimo umugisha. Icyo azakora cyose kizamubere cyiza. Ndateza umutima w'umwete, ndateza ubwenge bw'umwete n'ishyaka byo kutongera kuryama, byo guhaguruka mu mbaraga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndarema ibitekerezo bishyashya mu bwenge bwe, ndarema ishurirwa rishyashya mu mutima we mu izina rya Yesu. Aho yari yaraburiye, aho yari yaribwiye ko bidashoboka, muri iki gicamunsi reka hinjira ibitekerezo bishya mu mutwe we, reka hinjira ibitekerezo bishya mu mutima we, bizamuviramo amaronko. Azakora ibyo agomba gukora, agashyigikira ubwami bwawe nk'uko bikwiriye. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, ku izina ry'umukobwa wawe n'umuhungu wawe, izina ry'umumama n'umukobwa uraha rizandikwa mu bazagira umumaro muri iki gihe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Izina rye tuzaryumva, tuzaryumva ibunaka, tuzaryumva mu muryango w'ibunaka, tuzaryumva mu murenge w'ibunaka, tuzaryumva muri iki gihugu, tuzaryumva hirya no hino. Azagira umumaro mu gihe cye. Abantu bazahanagurwa amarira ku maso kubw'ibikorwa by'umukobwa uri ahangaha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Azahinduka amaboko y'abatagira amaboko, azahinduka umuvugizi w'abatagira kivugira, azahinduka amaso y'impumyi, azahinduka ugaburira abashonje. Izina rye tuzaryumva. Ndakuraho ibyamutinyishaga byose, reka ntiyongere kubisubiza inyuma, ntiyongere kubyimura ku munsi w'ejo. Ahagaruka muri none mu mbaraga zawe, mu mavuta mashya, mu gukora gushya mu izina ryawe Yesu. Mbahesheje umugisha utangwa nawe, reka umugisha wawe ubomeho. Ibyo bakoze byose bizunguke, ibyo bakoze byose babere byiza. Bakorere muri uyu mutima wa kibyeyi, umutima ufite ishyaka ryo gukiza, umutima ufite ishyaka ryo kugira ibyo ugarura, umutima ufite ishyaka ryo kutagira na kimwe batakaza, umutima ufite ishyaka ryo gushyigikira abagabo babo n'abana babo, umutima ufite ishyaka ryo gushyigikira imiryango bashyize iruhande, umutima ufite ishyaka ryo gushyigikira kominote babahagaritsemo, umutima wa kibyeyi aba ariwo bahagurukamo. Ntibahaguruke nk'abagore gusa, bahagurukana umutima wa kibyeyi kugira ngo bakoreshe muri iki gihe. Urakoze mwami w'abami ko atari ingwiza murongo, urakoze ko hari umugambi uri spécial uri ku buzima bwabo. Urakoze ko buri mugore n'umukobwa twabaye agiye kuba umumaro mu gihe cye. Umugisha wawe ubomeho. Duhesheje umugisha abasaza bacu twabanye hano hantu, badufashije muri iyi mirimo, nibagirirwe neza. Neza yose twaboneye ku biganza byawe, nabo nibayihabwe n'imiryango yabo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Duhesheje umugisha Pastor Julienne wabanye natwe iyi minsi yose mwami w'abami. Turavuze ngo agishingura ibirenge bye muri Karongi, niyumve inkuru z'ibyiza zitandukanye n'izamaze iminsi yumva, niyumve inkuru nshyashya zivuga ubuhamya bushya, zivuga amakuru mashya, gusigwa gushya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Namanukana umugisha kuri iyi misozi ya Karongi, tuzumva ubuhamya bw'ibyiza umugiriye, wubwe n'urugo rwe n'ibyo washyize mu mutima we na ministeri zose wamushinze mwami w'abami. Mpesheje umugisha ababyeyi bose bitanze kugira ngo uyu munsi ubeho. Mpesheje umugisha presidente wacu, mpesheje umugisha komite ye, mpesheje umugisha ababyeyi bose tubana muri iyi nzu. Reka umwaka utaha nk'iki gihe tuzabe turi abagore buzuye amashimwe, buzuye indirimbo nshya, bafite itandukaniro. Umuntu natureba yibaze niba ari twebwe bacyagihe cyangwa ari abandi. Ibyo reka biremeke ku buzima bw'abakobwa bawe. Data twakubwira byinshi, reka abana bawe bose bagumana umutima w'igishiro
ntibazaveyo, ntibazarekeraho kujyayo, ntibazarekeraho kugira umumarishiro. byari byarabakonjesheje, uyu munsi byakuweho. Data tuguhaye icyubahiro, uri mwiza kandi ugira neza. Urakoze kubw'ingabo uhagurukije z'abakobwa z'abagore ugiye gukoresha iz'ubutwari. Urakoze mwami w'abami ko twebwe nk'ababyeyi babo tuzababona barageze kure yaho twageze, barashoboye byinshi birenze ibyo twashoboye. Reka aba bakobwa n'aba bagore bakiri batoya n'aba bagore waduhaye kuyobora, reka bagere kure y'ibyo nabashije, kure y'ibyo nagezeho mu izina ryawe Yesu. Reka batumbagire kuko imyambi imeze mu biganza by'intwari mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Aho amaboko yanjye atageze, aho ijwi ryanjye ritageze, reka bagerayo. Reka guhamagarwa n'abafite asuka ku buzima bwanjye babihabwe inshuro nyinshi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Bazagukorere mwami w'abantu, nzanezezwa no kubabona baguwe neza, bagukorera mu mbaraga, badacogora, batanamuka, badategwa n'ibya none. Urakoze Yesu, urakoze kubw'aba bakobwa uhagurukije, abakobwa bamara amaji, abakobwa badafatwa n'iby'isi, yo abakobwa badategwa n'imitego, abakobwa bumatanye nawe, bari smart, bari profond mu by'umwuka, bafite ubwenge, badatinze ku buranga kuruta umurimbo wamwe imbere, bafite igikundiro bahawe n'Imana, bazifuzwa ariko ntibashyikirwe kuko ari abakobwa b'umwami. Ndagushimira mwami w'abantu, urakoze mwami mwiza. Mpesheje umugisha ababyeyi bose bitanga mu buryo buzwi n'ubundi butazwi. Mpesheje umugisha ababyeyi bose barwana intambara nyinshi kugira ngo barinde ibyo bagabijwe. Mbahesheje umugisha, nibagirirwe neza, nibatangire gusarura ku mbuto z'ibyo babibye, z'ibyabaraje amajoro, z'ibyo bamaze iminsi baririra. Reka basarure kuri izo mbuto. Abo babyeyi bakoze mu ibanga, abo babyeyi bakoze ku mugaragaro, abo babyeyi bakoze badashimwa, reka uyu mwaka, reka aya mezi basarure kuri izo mbuto z'ibyiza babibye mu ibanga mu izina ryawe Yesu. Reka bazengurukwe n'ibyiza. Urakoze mwami mwiza. Twongeye gusabira umugisha mama Rukundo waduhaye ubuhamya, nagirirwe neza, nazamurwe ku yindi ntera. Nitwongera kumubona mu yundi mwaka azaba afite ubundi buhamya burenze ubwo yatubwiye uyu munsi, azengurutswe n'abo yabyaye, yizihiwe n'umugabo we. Reka be barindwe, bahabwe kurama. Ubu buhamya ubuzigame, buhishwe mu maraso yawe. Imbaraga zo guhora ntizizamubone mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Azakomeze kukubera akanwa, inkomezi ya benshi. Urakoze Data, twongeye kuvuga ngo icyubahiro cyose nikikugarukire kuko ugikwiriye. Mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha, ibagirire neza. Reka dusabe mama Clotilde dusorize. Yesu ashimwe, muraho neza. Hari ubutsinzi bubonerwa muri Kristo Yesu. Nawe wagira imbaraga hejuru y'icyaha, wahagarara uko Imana yifuza kuhagarara, ukiri muri ubu buzima kandi ukazabana n'Imana mu ijuru. Twabateguriye rero umugoroba w'ubutsinzi, azaba ari umwanya mwiza wo kuramya Imana, wo gusenga, wo kumva ijambo ry'Imana rishobora kutwegereza Imana no kuduhagarika uko Imana itwifuriza. Bizaba itariki 23 z'ukwezi kwa 11, azaba ari kuwa gatanu nimugoroba kuva saa 12 z'umugoroba kugeza saa 3 z'ijoro muri Parking Hotel, House Hotel Kiyovu. Ni umugoroba wacu twese, ngwino tubane muri uwo mugoroba. Umwami Yesu yumve gusenga kwawe kandi akugirire neza. Tuzahurireyo. Umwami Yesu abaho umugisha. Yesu ashimwe, muraho neza. Hari ubutsinzi bubonerwa muri Kristo Yesu. Nawe wagira imbaraga hejuru y'icyaha, wahagarara uko Imana yifuza kuhagarara, ukiri muri ubu buzima kandi ukazabana n'Imana mu ijuru. Twabateguriye rero umugoroba w'ubutsinzi, azaba ari umwanya mwiza wo kuramya Imana, wo gusenga, wo kumva ijambo ry'Imana rishobora kutwegereza Imana no kuduhagarika uko Imana itwifuriza. Bizaba itariki 23 z'ukwezi kwa 11, azaba ari kuwa gatanu nimugoroba kuva saa 12 z'umugoroba kugeza saa 3 z'ijoro muri Parking Hotel, House Hotel Kiyovu. Ni umugoroba wacu twese, ngwino tubane muri uwo mugoroba. Umwami Yesu yumve gusenga kwawe kandi akugirire neza. Tuzahurireyo. Umwami Yesu abaho umugisha.